nakwibuka iminsi myinshi shiri amakuru meza ikiro nk'amakuru no kuri nari ngukumbuye kanicare ntabwo ndatinda none se ikibazo ufite kuri ukwimisa umukozi wawe sha umukozi ari mu bindi urimo gukoropa guteka mama ugiye kudafasha yagera nawe kwimisira ufite umukozi ese si ugufashanya hari ikibazo tugira amakuru meze neza nawe wari umeze neza ko nari nambutse ngiye guhaha mbona gutambuka nari gusuje kandi naguheruka mbona ntari gutera intambwe mbese ndavuga reka nze musuje ngire twaramutse shanda ndawe byumva wananutse urubona ese urambwira ngo narananutse yewe iki nacyo ni kibe kigananiganire nawe nari nagufunguriye hananuka umugabo aba yamuzi Odi! Karibu! Tata! Umeze neza? Umeze neza? Ndakubona. Karibu cyane. Bije cyane ra? Shamba. Ntabwo tuzi. Umeze neza? Mba ndabona iki? Kuzi iki? Mba none urabamara. Niko wabaye. Urahatwikura hamwe. Shawaye. Ikizi? Ndiko nasa nkaho ushaka kumbwira akantu. Shakanya wamba. Oya, ntugende Urane. Buriya kugeza na nasa. Sindiyumvisha uburyo ki twaba twaratsinze. Kandi twarahaye ukashaka amafaranga. Cyangwa kane. Nasi gushatse kuvuga iki? umugabo umva angize wa mugabo ntakinanira sagishaka ngo tugirane inama z'ubu mbega narumiwe yewe birakomeye naho ugeze rero burya barabivuze pe shaka nk'uko nyine yashatse amaramusi none se mbe muvandi ibyo bibazo wabyihereranye wenyine hari umuntu waba warabibyiye kandi kumva ari ikibazo gikomeye reka kubaka biragoye cyangwa ntayo wigeze umwe? Teta, mami ntabwo mwizera bigezaho. Ni ukuri amafaranga Njya nicara nkatekereza. Buri wese yajyaga kumubona. Ntabwo byageraga hari. Teta, ni ukuri naramuhaye. N'ikimenyimenya nayamuhaye kuri telefone. Iyo aba wenda wakora kuri telefone, tubona mesaje y'amafaranga namwohereje. Ndabizi icyo nakubite. Ariko Teta, byihorere. Ngenze hari icyo turakora. Byange bikunda. Ngenze bikunda. Fatu, nizera Imana yonyine gusa. Ibyo kumbwira ngo ninjye mu bapfumu ngo byakire ibyo kuba nakwangiza umugabo wanjye sinshobora. Azakora ibyo ashaka byose yivuruga utagira ute ariko njye sinzigera mbi. ese mama yakugejeje no mu bapfumu nase nta nama y'umubyeyi Sinzi icyo yabishakiye. Uri inshuti yanjye mubwira byose. Ndakwinginze. Ntukambere. sha urabizi igihe tumaranye ibyo gusa sinarikora ariko nange ndi kumva bindenze kumva bindenze mu bapfumu umva nkubwire Ntabwo bizarangira hano.
ariko twabikora ko kucyakora ako ntekereza mpuye nawe mu nzira uravuga gutya njye uri kubona ndi guseka ntabwo ndi guseka ndi guseka mbabaye njye namuhekeye ndakubwira ngo njye namuhekeye njye nibaza ukuntu nzashyira mama wanjye nzagenda mama wanjye azi ngo nagiye kwiga nzaza nje kumuhekeza akaza kumva ngo nta manota mushyira tureke tujye mu buzima busanzwe senga utisengesheje sibyo nange ndagufasha gusenga ngiye mbuze n'icyo mvuga pe ko ndi kumva bindenze numara gusenga ubyereke imana urebe ko imana itaragutabara naho ngewe ndi kumva kabisa ntacyo narenzaho kuko birengeje ubwenge bwanjye ihangane kandi urakoze kuza nawe ndabuze umuntu mbwira agahinda mfite ku mutima yego ntibashize ariko ndaruhuka ndagufasha gusenga kandi nawe usenge nyagasani agira icyo akora reka ngende rero ngiye kureba utuntu nanjye kureba hariya ku isoko nzagaruka kukureba sibyo cyangwa murakoze basi reka mwerekeze urabona ari bwanjye ariko umeze neza we mbona wicaye tuje uri mu ntoya nyine nanagafite shaka filime nazihaze numva nyine mfite nyine kurusire ngiye kujyaho abandi bari mu kirori nubizi ko ndi umunyakirori ni amakuru ufite ahubwo mbwira ngo kuki utanyiriza ego papa Jose usigaye uza ntuvuge bageze hano ryari se halo ariko ndumiwe ko halo namuha sawa sawa Jose amakuru yawe basi nsuhuza kumva ntagusuhuje ari ibintu birenze se si ko usigaye uhorana umunabi ku mutima wabaye hari undi mukuru aho atari wowe ngese mba nagutwaye iki wa mugore we njya nibaza ikintu ubura kikanyobera muri uru rugo kugira ngo utuze utekane nk'abandi bagore iyo ubona utaha ahantu heza ugataha ahantu hari intebe hari ibikoresho bimeze neza abandi bataha mu mwobo cyangwa se ugasanga abagabo ntibita ku bagore babo ariko wowe ni ukwirwa akabazo gato kakaba kagiye kwirwa umbuzi umvuga muri famiye itandukanye ibintu urimo waba ari ibiki wakwicara ugatuza nakubujije hehe reba ka gashyano umva ndakabonye none uyu munsi ni njyana tugiye kugayikosora uburyo no mu buzima bwawe uzahora kabitekerezo uvane tubwiteho basi
ku buryo ugenda ngo mu miryango ngaho ibi n'ibi gutya na gutya, ibyo ngibyo by'urugo rwanjye ibyo birabareba. Umuryango wawe nisi ko nagiye kubwira mushiki wawe amafuti yawe nagize nabi ngo bigende bite? azaguhana. Azampane? Azaguhana. Amafuti ngira yayo ase buriya papa Jose iyo ubona ukoresha amafaranga angana kuriya, ntunguremo n'ibyo kurya ngo ubishyire mu nzu, ntunguremo n'umwenda, umwana ari hanze akeneye kuba yabaho akagura akenda nk'abandi, amafaranga ubundi uba ufite uyashyira he? Uyashyira he? ushaka mbese kujya umenya ifaranga ryanjye cyaba n'igiceri cy'icumi umenya ngo kiva he kijya he? Ni ngombwa ko mubaza tukabiganiraho umuryango. Yese amwimbwa ko kinyakuzanira nkayakorera nuko ndi gicucu. Ahubwo ntuzongera kumbaza amafaranga yaba inzu zanjye n'uburara uzabimbaza, n'uburi icyo wambara uzabimbaza, ntuzongera kumbaza amafaranga. Useruka bwa harya ariko nzi ko wari ufite amafaranga. Uraburara? Mfite iki mu nzu se? Kuza wahaza ukazuru kujya kuryama, hari ikintu mfite mu nzu? Nahazi wangaburira. Cyakoze reka nkubwire papa Jose, ndakwinginze nshaka amafaranga y'inzu baguhaye, twohereze umwana ku ishuri, niba bitari ibyo njye nawe ntabwo turi bubyumvikaneho. Sawa? Usigaye unavuga umva mbabarira nshaka bamuzure mubwira ko nuko jya ukina n'amafaranga y'abantu be baba barayaruhiye. Ubundi se yamajije amafaranga y'inzu yanjye, niba bitabaye ibyo njye nawe ntabwo tuzigera dushyira hamwe. Mu gihe utayafashe ngo uze umpahishirize, nashaka nkasanga wapaka ibintu wagira nkaba muvira aha ngaha. yego yamubujije amahoro, utesheje umutwe. Aho usibye no kuwuhesha ngiye kuziruka hejuru y'ibitekerezo byawe n'ibibazo byawe. Umva nkubwire, ibyo wirukamo nibyo bigiye kuzagusaza. Ngese ngiye kuzagusaza gute? Ngiye kuzagusaza ute? Nongera kuvuga ngo umpagurukane. Nshaka amafaranga nohereza umwana ku ishuri. Nshaka amafaranga. Ngo ruhande genda. vuga rero, vuga vuba. Ako wavuga ntabwo batita, reka nkubwire mureke mbasobanurire ngorogo twavuba rero. Murabizi yuko tata kari agashinzo karadusize, ariko ubundi ari utse azasiga n'amafaranga. Amafaranga ubundi amaze iki? Teta, amafaranga tuzemera tuyakorere, ariko icyo nzi cyo ntazigera asiga amafaranga. Tugakorera iki? Uraje ubwo nibyo turamukorera. Okay.